abakurikirana Full TV murabizi ko ibintu tujya dukora rero ari ibintu bikaze cyane, ari ibintu birenze. Mujye mudufasha subscribing, mukore icyo bita like, musharing, mukore commentaire, kubera ko bino bintu ni binini cyane. Urumva bisaba ko nyine abantu gushyigikirana kugira ngo wenda nyiri gukora ibyo akora akomeze ubufasha, inyunganizi cyangwa se n'ibitekerezo abari imbere cyane, abari imbere. Kuri ino nshuro dore ikiganiro kitugaruye, turaje turavuga bitewe n'ibintu turimo kubona, bitewe n'ukuntu ibintu bikaze n'ukuntu ibintu ubona ko atari fresh neza. Turavuga tuti ubu ngubu kweri noneho nk'uko muri Bibiliya babyanditse bakavuga bati Imana uko yabivuze ikavuga iti uwizera umwana w'umuntu avumwe, bibaye byo koko bigiye guhama, icyizere neza kigiye gutakara kubera abantu basa naho ari babi, nako babi bari mu isi buzuyemo ari benshi. Ubona ko abantu beza ari bakeya. Ubwo niyo mpamvu tugarutse, niyo mpamvu tubonye no tuvuze tuti kino kiganiro tukigarukemo, niyo mpamvu itugaruye kubera kugira ngo tube twabivugaho. Ntabwo ari ibintu byiza wenda kuba abantu wenda nta cyizere, abantu bahemuka cyane, abantu ari abagome. Ntabwo ari ibintu byiza, ariko kubivugaho kabone nubwo yaba ari bibi, ariko ibintu umuntu abivugaho ntabwo wabyihorera. Kubivugaho ntacyo bitwaye kubera ko akariho karavugwa. Ubwo rero ngira ngo wenda abenshi tuba turi kubwe tumaze kumenyerana, kubera ko hano abari imbere biba bikaze cyane, ariko iyo ngingo urumva ko nayo ari ingingo ikaze cyane. Noneho ngira ngo murabizi ko ndi n'umurapa, nabikuyemo n'imirongo kandi ikaze cyane, nk'uko nari nababwiye ko hari indi ngoma ndi kwandikira urupfu narwo, ndubwira ati uri umugome. n'ingoma nayo izaba ikaze, niyo ngoma yitwa Nyizera Uvumwe. Ariko ngira ngo ntabwo nakora n'akarapetisiyo na rimwe, n'uburongo buke wenda nshobora gukubitaho nkavuga ati ni bori ikaze. Yo ntunyizere, njye ndi umukaritasi, ndi umuginga sana. Yo ntungisha inama, nta cyiza nakwereka uretse kugushuka, nta nama naguha uretse kukuroha. Ubufasha wanyaka ntacyo nagukorera, ahubwo nakuroha. Njye ntunyizere njye ndagashitani. Ntunyizere. Urumva nyine ntago imirongo, urumva nibwo wenda nayanditse, nta nubwo ndabyinjiramo cyane, ariko ni imirongo ikaze, ucyumva izina ryayo ko ari indirimbo bita Nyizera Uvumwe. Urumva ko ubwabyo uhita ubyumvamo cyane, uhita ubisanisha n'uriya murongo wa Bibiliya n'undi uvuga ati uwizera umwana w'umuntu avumwe. Niho bishingiye cyane, ariko ni imirongo izaba inonotse, ni imirongo izaba irimo ubuvanganzo bukomeye. Ntabwo ari ibintu byo gupfa kwandika ibyo umuntu abonye cyangwa agenda ahondagure kuri mike gusa. Ni imirongo ngira ngo itegerejwe na benshi, abantu bavuze bati ibyo bintu ntibibaho. Ngira ngo feedback mba narazibonye, ndanabishimira cyane, kubera ko nk'ingoma bye bye iherutse hanze, abantu baravuze bati zino lyrics ntabwo twaziherukaga, ni lyrics zirenze, zimeze nk'iz'umuvandimwe nyakwigendera Jay Polly. Ngira ngo abantu niko bagomye kubivuga. Ibyo ni ibintu bimpa courage, kuko Jay nawe ni umuntu nanjye nemeraga cyane, na n'ubu ngira ngo iriya mirongo we itwensipira cyane abantu benshi, abakoboyi. Ariko ntabwo nasiga n'umuhungu diplomate, nawe ni umukoboyi ukaze cyane, nawe ni umwinsipirateri wanjye. Niyo mpamvu nanjye iyo ngiye kwandika ntabwo ikaramu njya nyipfusha ubusa. Ntabwo nshobora kuvuga ati ikaramu nyipfushije ubusa, kubera ko mba ngomba kwandika ibintu umuntu azumva ejo akumva 2000 wenda 2027 ntangiye kuvanga n'ibifaransa none. Umuntu akazagera 2030, umuntu akazagera 2040 akumva ya ndirimbo, 2050 ya ndirimbo akayumva. Niyo ntego umuntu aba afite by'umwihariko. Ubwo rero wenda umva ni ukubaha ibyo abantu bakeneye, kandi burya
ibyo umuntu afite n'ibyo atanga, nanjye mba ndi kubaha ibyo ndi gutanga, ntimukajye vuba wenda muvuga ati imyandikire yawe kurenze cyane cyangwa se iteye ubwoba. Ntimugahabe aba ari amasomo. Kandi Jay yajyaga anabirimba bakavuga ati nta si yigeze ibaho itagira abahanuzi, kandi koko ntabeshya, nta si yigeze ibaho idafite abahanuzi. Abahanuzi bahozeho n'ubu bariho, kabone n'ubwo biba bigoye kubyumvisha umuntu ko hariho abahanuzi, kubera ko isi irasa n'iyanduye cyane ku buryo ushobora kuvuga ati umukiranutsi ntawe, ariko barahari. Barahari, ntimukabureminga isi yose, bake barimo. Ntimukavuge ngo mwabonye ngo padiri ngo asambana na Manzera, cyangwa muvuge ngo pasiteri arimo gusambanya abadiyakoni, ngo mwumve ko ari ibya hose. Ni ukuvuga ngo nta bapfira gushira, haba harimo n'abandi bazima. Ni ukuvuga ngo barapfa ariko ntabwo bose bashira. Ushobora no bose no gupfa hagasigara umwe. Ntimukabureminga abantu bose buvuge buti abapadiri, cyangwa se wumve urugero nk'abakanishi nabo wumva ko babashinja ngo ibintu by'ubusambanyi cyane. Ariko ngira ngo mwarabibonye ko ubu ngubu noneho bacishije bugufi, noneho impande zose babonye ko ubusambanyi bwamamaye. Ngira ngo nta n'ikintu gishobora kuba cyamamaye nk'ubusambanyi. Umuntu aramutse abaye nk'umusitari akamamara nk'ubusambanyi, yaba ari umusitari ukomeye, yaba ari umusitari ukaze cyane. Ngira ngo yakora ibintu bikomeye cyane, kubera ko nta nubwo bibaho ko umuntu yakwamamara ngo agere ku rwego ubusambanyi bwamamayeho, ubusambanyi bwogeyeho. Ntabwo icyo kigero nta muntu waba umusitari ngo agere kuri icyo kigero. Yaba akaze cyane. Ngira ngo n'umukoboyi Ridak nawe yarabiririmbye mu ngoma yita All My Life, nawe afutagira ngo baramusheninze, ariko umukoboyi nawe yari akaze cyane. Indirimbo nayo yakunzwe cyane, All My Life, ni ingoma yakoranye n'uwo bita J Cole, nawe umukoboyi nawe urenze. Ngira ngo yabivuzeho muri mirongo yavuga ati amufama wazifaka, ariko ntabwo byari gukunda, kubera ko ntabwo yakwamamara ngo ageraho ubusambanyi, kuko ubusambanyi bufite hiti ikomeye, bufite hiti ikaze. Niyo mpamvu rwose nta muntu wagera kuri urwo rwego ngo yamamare kuri rwa rwego, kuko ni ibintu bifite intebe ku rwego rwose waba uriho. Urabihasanga, ibikundi byose ushobora gusangaho urabihasanga. Ngira ngo n'ingoma bita apu mwarayumvishe, nayo mbivugaho. Ndimo mvuga ati amarira ni menshi bararira ubudahora asye, benshi beza barapfa hagasigara abagome ahe, buri gikundi cyose ubuganiro n'ubisambanyi ahaje haracura iki, ko mbona igicu kibuditse sha, nyiramatwi nafate duharanira intsinzi sha, nyiramatwi nafate duharanira intsinzi. Ngira ngo ni ingoma mwumvise, nayo ni ingoma irenze, ni ingoma ikaze. Abantu bakomeje kuvuga bati uri umugome, ariko njye nta bugome mfite, biriya ari ibintu mba ngomba gukora, ni ibintu mba ngomba kubahereza kugira ngo namwe muvuge muti nibura uko biri ntabwo bose ari babandi. Ntabwo muri akoze ubundi barabaha n'imwe gute? Ubundi ni gute abantu bafata bakabahereza ibyo kurya bimwe, bakabahereza akawunga mukayirya umwaka wose, bakabaha umuceri mukawurya wonyine mpaka? Kuki mwatse nkabavangiramo n'ibyo bijumba n'iyo myumbati n'umushogoro, mukareka kurya ubugari bw'umweru gusa, nkabavangiramo n'amasaka, mukareba ko mwakomera? Ni gute abantu bazabagumya kubaha indyo imwe? Ibyo bikaba urubanza guhera abantu mukemera indyo imwe, mukavuga muti tuzemera indirimbo z'ibishegu gusa. RNB ziraho zidafite 12 ziza zikamara ukwezi kumwe zarangiye, hakaza indi nayo ikamara ibyumweru bibiri ikaba yarangiye. Ubwo si ibyo biryo muzabirya bumva bizabamarira iki? Ibyo biryo nimumara kubirya byonyine bizabamarira iki? Kabone n'ubwo byaba ari inyama ze zonyine, n'ubwo byaba biryoshye, uzarya inyama zonyine urumva uzamara kangahe? Uri intare se? Uri indyanyamaguza ku buryo uzarya inyama zonyine ibyo bintu bikaguhiye? Niyo mpamvu mbabwira ngo murye, ariko murye ibiryo byinshi muvangavanga. Haza urabura kumva hip hop ingoma ifite ubutumwa, kandi ubutumwa buri dangere, urahora wumva ibishegu byonyine. Se ubu wahora muri bano ujugumira ibyo bintu urumva byaguhiye? Ubwo rero ku kijyanye no kwizera umwana w'umuntu nyine avumwe, ujya ubona ko ikiremwa muntu gihindagurika.
jya ubona ko ikiremwa gihindagurika kurenza njye nanavuga ahubwo ko ikiremwa muntu gihindagurika kurenza igihe. Uzi ko neza neza umuntu mujya muhana gahunda cyangwa mukagirana nk'amasezerano, iminsi 2 cyangwa 1 bya bintu agahita avuga ati wapi, agahita abigira zeru. Ubwo se tuzabaho gute cyangwa ibyo bintu bizakorwa gute? Ubwo si ibyo bintu mubyumva gute? Ubwo rero wenda sinzi ko wenda abantu bakomeje kuvuga ngo gutya na gutya, ariko ngira ngo bwemo ko wenda ibi bintu sinzi niba bizahinduka, ariko ubona ko ari bibi cyane. Ibintu ni bibi cyane, ariko ni uguharanira kuba abantu nyine. None se umuntu nadaharanira kuba umuntu, ni ukuba umuntu nyine. Ariko si iyo bavuze umuntu ubundi wumva iki? Ubu se Imana yaremye umuntu ivuga ati umuntu niwe nyamaswa nkuru, cyangwa yamuremye nko kugira ngo akontorore izindi nyamaswa? Neza iyo bavuze ubumuntu nyine ntibivuga umuntu nyine ubundi ko byari bimeze, umuntu yakabaye afite ubumuntu. Ubwo umuntu bavuga rero ntabwo ari ubuntu, ntabwo harimo gukunda umugayo, ntibirimo. Iyo wavuze umuntu agomba kuba ufite n'ubumuntu. Ubwo iyo utaye umuntu ntabwo uba ukiri umuntu, urumva? Iyo utaye umuntu uzi uba ukiri umuntu. Dore umuntu ukuntu ameze, umuntu ntakunda umugayo. Wumvise umuntu icyo ari cyo? Umuntu akunda mugenzi we, umuntu ntiyifuza iby'abandi, umuntu ntiyifuriza abandi bibi, ahubwo abifuriza ibyiza. Umuntu nyine yanga kirazira, ibizira nyine urabyihorera. Ariko uzi ubwoko nako wenda ntabwo ari no gutanga amasomo, wenda ntabwo ndi preacher cyangwa se teacher, ariko ngira ngo barabizi. Ubundi se ntibabizi? Ntitubizi twese? Ubundi abantu ntibazi indangagaciro na kirazira? Ntibabizi? Ubwo rero kino kiganiro niyo mpamvu tuba tukivuze, wenda kugira ngo abantu umuntu abakebure. Ariko ngira ngo niba rero mbwiye ko ngomba guhondagura kuri iriya ngoma nayo ndimo kwandika bita uri umugome, mba ndi kubwira urupfu narwo ndi kururabura, nayo ni ingoma ikaze. Yo uza tutabizi kandi tutabishaka, niwe uzana umwijima, ntujya ugira urumuri. Nta byishimo, aho ugeze hose bakwita amayobera. Ntutinya abakomeye, ntutinya abahanga, ntutinya abahanga. Paka uraza uraruma, Big nawe nuko, Jay Polly ntiwamuzize, Kwame Nkrumah, Madiba Mandela. Ugeze kuri Gaddafi ntiwashyiramo imiyaga, ugeze kuri Gisa nawe ntiwaca inkoni izamba. Urumva nayo ni ingoma ikaze. Ariko rero urumva ibintu uba wanditse rero utaranasomaho na rimwe, urumva ari ibintu biba bikaze. Ariko urumva ko muri mind biba birimo. Ariko kubera ko nanjye murabizi ko njya nandika imirongo iremereye, ntabwo ari ibintu wahita ufata ako kanya. Bimwe bajya batubeshya ngo yego ari n'abahungu nabo babishoboye bajya bakubitira studio, ariko nta koregisi birimo hariya. Nta koregisi irimo. Ni ukuvuga ngo ibintu wanditse ushyiramo koregisi, umurongo wanditse ukongera ukawusubiramo, ukongera ukawusoma, ukongera mbega ugasubiramo nyine, ugakura nka etiri, ukavuga ati izi ibintu nanditse nibyo, ugasiba ukongera, ibyo wanditse bitari byo ukabikuramo, hamwe ibyo washyizemo ugasanga si ibyo wagomba, ugasimbuza. Ibyo nibyo bita koregisi, gukosora nyine ibyo wanditse. Hasi murajya kuri mike urakotora, iyo ukotoye urakomeza. Gukotora rero ngo ni agatwiko, niyo mpamvu bamwe bajya bavuga bati bakomeze. Ushobora gutandukira, hariya uratandukira. Ikiremwamuntu rero, ikiremwamuntu nacyo ni ikintu gikaze cyane, ni ikintu ntabwo cyari cyaremewe kuba kibi, ariko ubona ko ari kibi. Ngira ngo bariya bari bamaze kuva mu Misiri bahungishijwe buriya buretwa bwa Farawo. Ngira ngo bamaze kwambuzwa inyanja icitsemo kabiri, babona kiriya gitangaza
kiriya gitangaza uzi ko kitigeze kibahumura amaso ngo babone burundu, barikanze ndetse banagira ubwoba, baravuga bati iyi mana yo ni iya mbere, ariko se babibyemeye kangahe ko bamaze kwambuka iriya nyanja bagera hakurya i Kanani, kuko mubizi ko uzi ko bahise ariko bongera bakabumba ibindi bishushanyo, bahise bongera kurema imana zabo, kandi neza neza nta kintu baburaga, kandi imyaka 400 bari mu butayu muri buriya buretwa bwa Farawo, baravunikaga bikomeye, bikorera amabuye, bikorera ibiki, barya ibyica bya biryo bita inica ntukize byose, kuramira igihugu kugira ngo umuntu abe ari aho, ariko aba ari aho ari igishushumbwa, ari umuntu. Ku biryo byo kuramira umuntu nimubizi byo mu kiganza gutya kandi bihoraho neza neza, bakaba baguha indyo ihoraho kandi itanahagije nayo. Ariko se uzi ko nyuma ariko baje kurambirwa bakavuga bati nibe no kwa Farawo bacishagamo bakaduha iyo nyama imwe ariko tukayibona. Uzi ko bageze bakavuga ati turumva dushaka gusubira kwa Farawo kuko twaryaga inyama. Bageze aho bifuza inyama, bamaze kwifuza inyama baravuga bati icyadusubizayo, kandi bazi uburetwa bari bakuwemo, kandi neza neza aho bari bashyizwe muri kiriya gihugu ibiryo byavaga mu ijuru bakabibona, icyo bitaga manu zaramanukaga, ni ibiryo byavaga mu ijuru kugira ngo babone ibyo kurya, byaramanukaga buri munsi igicamunsi, bakaza bakarya bagahaga. Nyuma baravuga bati dukeneye inyama, barashaka inyama rwose baravuga, kandi buriya inyama n'ubundi ntago ari ibiryo byari byaragenewe, inyama zaje mu gucumura kumena amaraso. Noneho baravuga bati dukeneye inyama, ngo bajyaga bazita, kandi se bazibahaga ryari, ariko bwari uburyo bwo kugira ngo bagumye bakore uburetwa. Noneho ikintu cyabaye, babonye ko bikomeje, Imana yamanuye inuma, bararya neza neza, bararya bagwa ivutu, bamwe barenza urugero ku buryo byabaciye mu misoto, icyo bita guca mu misoto, baragenda ibiryo birabahitana. Yo oya ndi hano mu modoka, ariko sha neza neza barariye bibaca mu masoda, ariko aho ibyo bidahagije rwose, babumbana biriya bishushanyo, kandi ubwo uburetwa bari bakuwemo. Ubwo reka turebe, sinzi